natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Mbahaye ikaze bakunzi bacu, nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi rero tujye kwa twarebera hamwe itariki 8 Mata 1994 uko byari byifashe. Imyaka 29 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi baye, hari bimwe mu bikorwa by'ubwicanyi byaranze itariki ya 8 Mata 1994 nkuko byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Mu rwego rwo gukomeza kuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ikomeje kubagezaho inyandiko zikubiyemo amateka y'uburyo Jenoside yakozwe umunsi ku wundi mu bice bitandukanye by'igihugu tariki ya 8 Mata 1994. Tariki ya 8 Mata 1994 umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bafatanyije n'interahamwe kwica Abatutsi bo mu gace ka Nyamirambo. Tariki 8 Mata 1994 interahamwe n'abasirikare barinda Perezida Habyarimana bishe Abatutsi bari bahungiye ahantu hatandukanye i Nyamirambo, harimo kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafurere b'Abayozefiti no muri College Saint Andre i Nyamirambo. Uyu munsi kandi ni nabwo interahamwe zatangiye kwica Abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha mu Bugesera. Ikindi cyabaye tariki ya 8 Mata 1994 nuko habaye iyicwa ry'Abatutsi bari bahungiye mu kiryamo cy'inzovu muri Taba. Ubwicanyi muri komine Taba muri Gitarama bwatangiye gukaza umurego guhera tariki ya 8 z'ukwa 4 1994. Interahamwe zashyize bariyeri ahantu hatandukanye harimo ahitwa Rwabashyashya, Buguri, Gishyeshye no mu nkengero z'ibitaro rya Remera i Rukoma. Uwitwa Kubwimana Silas wari umuyobozi wa MRND muri komine Taba wari ufite ijambo rikomeye, yaje gukoresha inama mu kiryamo cy'inzovu aho yatangaje ko umwanzi ari Umututsi, ko bagomba kumutanga, akomeza kandi abeshya ko Abatutsi bacukuye ibyobo byo kuzakiramo Abahutu. Buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana Abatutsi aho mu kiryamo cy'inzovu bari barise CND. Kuva tariki ya 8 baricwa. Ku isonga hari uwitwa Kubwimana Silas, niwe wayoboye ubwicanyi, niwe kandi watangaga itegeko ryo kwica. Yaragiraga ati uriya mu mwice, uriya mu mureke nzamwicira. Abicanyi bahoraga aho kuri komini bategereje Kubwimana kugira ngo ababwire gahunda yo kwica. Abatutsi baje ari benshi aho kuri komini basanga interahamwe zibategereje, kandi hatanzwe amabwiriza ko uza bahita bamujyana aho mu kiryamo cy'inzovu akicwa. Habaga kandi hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubarimiraho ibisinde, hari n'umuringoti muremure bagatondekamo imirambo. Intwaro zakoreshejwe mu kubica ni imiri, udufuni ndetse n'imbunda. Ikindi cyabaye tariki ya 8 Mata 1994 nuko burugumesitiri mu Bubiligi Jean Paul wa komini Kamembe yayoboye iyicwa ry'Abatutsi kuri Paruwasi ya Nkanga. Mu cyahoze ari komini Kamembe ubu ni mu karere ka Rusizi, Abatutsi biciwe kuri Paruwasi ya Nkanga kuri komini aho zari ya Kamembe no mu Busekanga. Guhera tariki ya 8 Mata Abatutsi batangiye guhungira kuri Paruwasi ya Nkanga kuko ubwicanyi no gutwikira Abatutsi byari byatangire ahitwa Gitwa na Murambi. Impamvu yatumye Abatutsi bahungira kuri iyi Paruwasi ya Nkanga nuko bari basanzwe bahahungira nibahicirwe, kandi burugumesitiri wari wa komini Kamembe mu Bubiligi Jean Paul yari yavuze ko Abatutsi umutekano wabo uri bucungirwe kuri Paruwasi, ndetse yoherezayo n'abapolisi bo kubarinda. Ariko icyo gihe cyo yaragamije, ahubwo yashakaga kumenya Abatutsi bahari uko bangana no gucunga ngo batazabacika bagahungira muri Zayire. Burugumesitiri mu Bubiligi Jean Paul afatanyije n'uwari padiri mukuru wa Nkanga Ngirinshuti Tade bakoranye inama n'interahamwe zari zikomeye zakoraga muri komini Kamembe bategura kwica Abatutsi. Umunsi ukurikiye interahamwe zaraje zirabica zikoresheje grenade, ubuhiri bitaga namongano, imipanga, inkota n'izindi ntwaro zitandukanye. Kugira ngo Abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi ya Nkanga batazirwanaho nibaterwa, Padiri Ngirinshuti Tade yamburaga Abatutsi intwaro zose babaga bahunganya, babwira ati nta munzi hungana intwaro, aho yagiraga ngo nibaterwa hatazagira uwitabara. Ikindi nuko kandi abapolisi bari babarinze bari bafite icyumba kwa Padiri cyari kirunzemo imbunda na grenade, bikaba byarakoreshejwe n'interahamwe zije kubica. Kuri komini ya Kamembe kandi hiciwe Abatutsi 60 bari bahahungiye. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko Yusufu Munyakazi, Marcel Sebatware wayoboraga Simerwa batsembye Abatutsi bahungiye ku ruganda rwa sima rwa Simerwa mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza mu kagari ka Shara, ahahoze ari muri komini Bugarama segiteri ya Muganza hitwaga muri Serie Specialisée, niho Abatutsi bicirwaga. Aha ni interahamwe yari ruharwa Yusufu Munyakazi yavukaga, aho Abatutsi baho batigeze babasha guhunga ngo biyegeranye babashe guhunga n'interahamwe, ahubwo guhera kwa 8 Mata 1994 batangiye kwicwa bakabavana mu ngo iwabo bakajya kubicira kuri Simerwa.
Simerwa. Kuri Simerwa umuyobozi mukuru wayo Marcel Sebatware ukomoka mu cyahoze ari komini Mukingo ubu akaba ari mu gihugu cy'Ububirigi, na directeur technique na umenye umunsi Jean Marie Pascal ukomoka muri Rubavu ubu akaba atuye mu Buholandi, nibo batanze urutonde rw'abatutsi bakoreraga muri Simerwa ngo bicwe, ndetse basaba n'abakozi babo kubasora babashyira intera hamwe. Uruganda kandi rwakoragamo abatutsi bagera kuri 80 kandi hafi ya bose barishwe uretse bake bahunze mbere. Kuri Simerwa kandi akaba ariho hari bariyeri ikomeye cyane muri segiteri ya Muganza mu mwaka w'1994. Ikindi kintu kandi cyaranze tariki 8 Mata 1994 nuko abatutsi benshi biciye muri Buhinga muri Cyangugu. Buhinga ari mu ihuriro ry'imihanda minini 3 uturuka i Rusizi, uturuka i Nyamasheke n'uturuka muri Nyungwe. Aho muri Buhinga kandi hashyizwe bariyeri yari iriho intera hamwe nyinshi, hari izikomeye nka Makambira, Damien alias Shatan, Muhutu wari umwarimu, Gitare na Mugenzi. Kuri bariyeri guhera tariki ya 7 Mata 1994 batangiye gukubita no gutoteza abatutsi bacaga bajya gusoroma icyayi, abandi bakabambura ubusa bababwira ngo nibabyine barebe. Kwa 8 Mata 1994 nibwo hica abatutsi 4, abatutsi batatwikiwe batangira kwicwa. Interahamwe zo muri segiteri ya Bushekeri zatangiye kugota abatutsi bo muri uyu murenge, ndetse kandi bagose abatutsi bo muri serire ya Ruvumbu, Rundwa na Nyanza. Uwo bafashe wese bakamuzana ku Buhinga bakamwica, bakamujugunya mu kirombe cyari cyaracukuye ku Buhinga, ndetse interahamwe zari zaratanze amabwiriza ko abatutsi bazajya bicirwa hamwe kugira ngo nutaraboneka nawe abashe gushakishwa. Muri iki kirombe bajugunyagamo abantu bakiri bazima, abandi bakabatema ariko nibo bamaremo umwuka kandi babatemye amaboko n'ibirenge ku buryo batabasha kurira bakazapfa bababaye. Ikindi kintu cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko Colonel Anatole Nsengiyumva yategetse ko abatutsi bo ku Nyundo barimburwa. Colonel Anatole Nsengiyumva yategetse ko abasirikare n'interahamwe bica abatutsi bose bari ku Nyundo, mu iseminari, mu bitaro, mu mashuri n'abandi baturage. Tariki ya 7 Mata 1994 abatutsi bamwe bahungiye mu iseminari no ya Nyundo bicwa uwo munsi. Abarokotse bahise bazamuka basanga abandi kuri diocese ku itariki ya 8 Mata 1994 birirwa barwana n'interahamwe. Nuko igitero kinje muri kiliziya kiri kumwe n'abasirikare bica abatutsi bari muri kiliziya. Umupadiri witwaga Deogratias Twagirayezu niwe wishwe bwa mbere mu iseminari, akaba yarishwe n'interahamwe zaturutse muri Kibirira. Bamwe kandi mu nterahamwe zikomeye zayoboye ubwicanyi ku Nyundo ni Nkundabanyanga Fidel wari umuganga, Kabiri Stanislas wari konse wa segiteri Muhira, Mozembizi Mark wari burugumesitiri wa komini Rubavu na Padiri Nuriye Edouard. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko Colonel Anatole Nsengiyumva na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize bakomereje ubwicanyi muri kaminuza y'Abadiventiste ya Mudende. Kaminuza y'Abadiventiste ya Mudende yari yubatse muri segiteri ya Mudende igice kimwe, ikindi kiri muri segiteri ya Mugongo muri komini Mutura, prefecture ya Gisenyi. Ubu ni mu murenge wa Mudende, akarere ka Rubavu, ndetse mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abicanyi batangiye gutera abatutsi mu ngo zabo ku itariki ya 7 Mata 1994, bituma abatutsi bayihungiramo bahizeye amakiriro kubera abazungu bayikoreragamo. Bahageze umuzungu w'umunyamerika wari uhari yabatse inkoni zabo arazibika, azi ngo bari burindirwe umutekano, agerageza kubahisha agenda abashyira mu byumba bitandukanye. Nko mu masaha ya saa 9 z'amanywa abicanyi bagabye igitero muri kaminuza, abonye bikomeye za nkoni arazibasubiza, nuko bagerageza kwirwanaho. Abagabo barwanishaga inkoni, abagore n'abakobwa barwanishaga amabuye n'amatafari, baje kuba bakirukana ibitero by'interahamwe inshuro 3 biza bikaneshwa. Nyuma rero haje kuza igitero cy'abasirikare b'ikigo cya Bigogwe ku itariki ya 8 Mata 1994, ubwicanyi buhita bukaza umurego. Nibwo kandi babateyemo za grenade babarasa amasasu menshi cyane, hagwa abatutsi benshi. Abari ku isonga mu bwicanyi bwakorewe ni burugumesitiri wa komini Mutura Bakiye Jean Berkimas, abandi ni ba conseil na ba responsable babishishikarizaga abaturage. Abaguye muri kaminuza ubu bashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze ruri mu murenge wa Kanzenze. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko abatutsi benshi biciwe kuri bariyeri ya Mizingo muri Mutura. Ahantu hitwa kuri Mizingo muri serire Kanyirabigogo, segiteri Kanzenze muri komine Mutura, ubu ni mu mudugudu wa Mizingo, akagari ka Kanyirabigogo mu murenge wa Kanzenze, hari bariyeri ikomeye yayoborwaga na Namaherezo wari perezida wa MRND muri komine Mutura, ndetse kandi inama zateguraga Jenoside zakorerwaga iwe. Kuva iyo bariyeri yajyaho mu mwaka w'1990 Namaherezo yaricaga agakiza. Iyi bariyeri kandi yagiye itoteza abatutsi bigeze mu mwaka w'1994 ku itariki ya 8 z'ukwa 4 mu gitondo nka saa 1 hiciwe abantu benshi, harimo abarokokeye mu rusengero rwa Bweramana. Ikindi kintu cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko ku Mashyuza muri Nyamyumba no muri Burarirwa interahamwe zahice abatutsi benshi. Ku Mashyuza mu mudugudu wa Rambo, akagari ka Kiraga,
umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku itariki ya 8 Mata 1994 hiciwe abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Barimbura. Intera hamwe zabakuye mu macumbi akodeshwa aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura zirabashorera zibajyana kubicira ku mashyuza. Abazwi cyane mu babigizemo uruhare no witwaga Musafiri na Sibomana. Imibiri y'abishwe ikaba yarahavanywe ijyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nuko Kinyinya muri Kigali ari hamwe mu hiciwe abatutsi benshi tariki ya 8 z'ukwa kane. Tariki ya 8 z'ukwa kane 1994 mu murenge wa Kinyinya abatutsi bagera kuri 200 bahungiye mu kigo cy'Abadage cyakoreraga Ikinyinya kubera ko bari bahizeye umutekano. Nyuma y'iminsi 2 abasirikare bari mu kigo cya Kami batumye ku buyobozi bwa Dechwell icyo kigo cy'Abadage abatutsi bari bahungiyemo ko bamenye ko bahisha abatutsi ko babasaba kubasohora mu kigo cyabo. Nyuma Abadage barahunze basiguwe imfura Kaliste wahakoraga ndetse uwo munsi abonye ko bamaze kuri indege yahise ahuruza izindi ntera hamwe zari ziri Kinyinya ngo zize zimufashe kwica abatutsi bari buzuye muri icyo kigo. Nuko baraje barabica maze harokokamo abantu 3 gusa. Kuri uyu musozi kandi wa Kinyinya hari intera hamwe ebyiri za ruharwa mbere yuko Jenoside nyirizina itangira arizo uw'imfura ari wamariye abatutsi muri Dechwell na adjutant chef Zirimwa Abagabo wari umutoza w'intera hamwe. Zirimwa Abagabo kandi yajyaga ku kabari akagura inzoga akabanza akayisomyaho imbwa ye yarangiza agaha umututsi. Iyo yabyangaga baramukubitaga bakamumena imbavu agahinduka ikimuga ndetse abandi bisha abatutsi cyane Ikinyinya n'abapolisi ba komini. Kugeza ubu kandi abatutsi bose biciye Ikinyinya banahakomoka bakaba banditse ku rwibutso rwaho ni 441 ariko bakaba barashakisha abandi baburaga bagasanga ari abantu 77. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 nakaga gakomeye abatutsi bahuye nako mbere yo kwicwa Nyamata na Rama n'ahandi mu Bugesera. Ahitwa CND ni hamwe mu hantu haguye abatutsi benshi muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aha akaba ari mu karere ka Bugesera umurenge wa Narama akagari ka Cyugaro hasi ku Rufunzo. Uru Rufunzo rwiswe CND barusanishije na CND ya Kigali inzu yakorerwagamo n'inteko ishinga amategeko ahari hari abanyapolitike ba FPR Inkotanyi barinzwe n'ingabo 600 za RPA ubwo zari ziri Kigali muri gahunda y'imishyikirano yari hagati ya FPR na leta ya Habyarimana. Ahantu kandi henshi hicirwaga abatutsi benshi muri Jenoside intera hamwe zahitaga CND ari nayo mpamvu no ku Rufunzo hiswe CND kuko hahungiye abatutsi benshi cyane. Kwa 7 z'ukwa kane 1994 abatutsi batangiye kwicwa cyane muri segiteri Kanazi, Kayumba, Maranyundo na Kanzenze kubera ko bo bari batuye ku muhanda ujya i Burundi ndetse nigako mu kigo cya gisirikare. Ubwicanyi bwarakomeje tariki ya 8 Mata 1994 ku misozi ya Nyiramatuntu, Kibungo na Nyarunazi. Ubwicanyi bwakomereje ku musozi wa Kayumba uherereye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kayumba. Kuva kwa 7 z'ukwa kane 1994 abatutsi b'i Kayumba bagerageje kwirwanaho ndetse bigera no kuwa 8 Mata 1994 ubwo intera hamwe zavugaga ngo noneho muratunesheje reka tugende. Intera hamwe zagiye zivuga ngo rwose ntabwo tuzagaruka ariko byaramayeri kugira ngo hatagira uhunga akaba yabacika. Nyuma nibwo intera hamwe zazanye n'abasirikare bari bavuye mu kigo cya Gako baza bafite intwaro zikomeye zirimo imbunda. Ubwo nibwo kandi bisha abatutsi benshi bakoresha imbunda ndetse n'izindi ntwaro gakondo. Kuri uyu musozi wa Kayumba waguyeho abatutsi batagira ingano kubera ko hari n'abandi batutsi bari bahahungiye bavuye mu duce dutandukanye bibwiraga ko bashobora kuharokokera ariko siko byagenze ahubwo barishwe. Ahandi hakorewe ubwicanyi bukomeye na ahitwa Rebero iherereye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange. Ubwo Jenoside yatangiraga gushyirwa mu bikorwa abatutsi bari batuye Irebero, Imayange, Ikibenga n'abandi bake ba Nyamata abo muri mbyo bahungiye kuri uyu musozi wa Rebero kuko bibwiraga ko nibahahungira bari bufatanye n'abatutsi kwirwanaho. Kwa 8 Mata 1994 ku musozi wa Rebero hari hamaze kugera abatutsi batari bake maze bishyira hamwe. Uwo munsi kandi haje igitero gikomeye ariko cyasanze abatutsi bari bari kwirebero bihagazeho barwanya icyo gitero gisubira inyuma. Icyo gitero kimaze gutsindirwa ku musozi wa Rebero cyahise kijya gutera abatutsi bari bahungiye kuri centrale ya Gitwe. Aho kuri centrale ya Gitwe hari hahungiye abatutsi benshi bituma hajyayo igitero cy'intera hamwe. Ubwo abagabo bari bahungiye kwirebero bahise bavuga bati mureke tujye gutabara abatutsi bari Igitwe. Ubwo abagabo b'abatutsi baragiye barwana n'intera hamwe barangije bazana n'abatutsi bari bahungiye Igitwe. Ubwo kwirebero hahise haza abatutsi benshi cyane bituma noneho abahutu babatinya cyane. Gusa nyuma baje kwicwa bose bishwe n'abasirikare. Tariki ya 8 Mata 1994 saa 4 abatutsi batangiye kwicwa guhera muri Kanzenze. Abari bayoboye ubwicanyi ni Burugumesitiri Gatanazi, intera hamwe zirimo witwaga Gashirankwanzi waguye muri gereza ya Bugesera. Aha mu cyahoze ari
ari segiteri Nyirarukobwa habarurwa imiryango isaga 90 yazimye ku buryo nta muntu n'umwe warokotse muri iyo miryango. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 muri Gatondo umurenge wa Mugunga muri prefecture ya Ruhengeri abatutsi baroshwe mu mugezi wa Mukungwa. Abatutsi bari batuye muri Mugunga mu cyahoze ari komini Gatonde yari yegeranye n'Iyandusu baroshywe mu mugezi wa Mukungwa ahitwa Bukeri ku gice kigana mu gace k'ubucuruzi n'isoko rya Vunga. Bukeri ni icyambu kiri ku mugezi wa Mukungwa gihuza imirenge ya Shyira na Mugunga. Kuva tariki ya 8 Mata 1994 kugeza tariki 22 Mata 1994 abatutsi bakusanyirizwaga aho hantu bakabohwa nyuma bakabajugunya mu mugezi wa Mukungwa bababwira ko babohereje mu mishyikirano i Arusha muri Tanzania bahurijwe ku kiraro cyubatse hagati ya za komini Gatonde na Ndusu. Mu bayobozi babigizemo uruhare harimo Konsensa Nzubukire Ernest, Burugumesitiri Nizeyimana Jean Bosco, wayoboraga MRND muri Ndusu Nizeyimana Gaspard alias Kaguta, Suprefe Nzanana Dismas, Prefe Ruhengeri Nsabumugisha Basire na Aloise Mutabaruka Exfal wari umucungagereza. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 zigira nyirazo Proteage ku isonga ry'abarimburiye abatutsi ku musozi wa Kesho umurenge wa Muhanda muri Ngororero. Ku musozi wa Kesho bakunze kwita mu Rubaya ni mu gace k'umusozi wa Rubaya hari imirima myinshi y'icyayi ndetse n'uruganda rw'icyayi ni mu cyari komini Gaseke aho abatutsi b'abagogwe birwanyeho batera amabuye n'amacumu ndetse barwana n'intera hamwe kugeza ubwo bishwe barashwe n'abajepe ubwo ku itariki ya 8 Mata 1994 baje babarashisha imbunda zitandukanye. Zigira nyirazo Prote Burugumesitiri wa Gaseke Bazubahandi Nyase na Jarib Anastase wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Rubaya nibo bateguye ubwicanyi muri ako gace. Tariki ya 8 Mata 1994 nibwo leta y'abatabazi yaje iherekeje umurambo wa Habyarimana hamwe n'abasirikare benshi batsembye abatutsi bose bari bashoboye kurokoka. Ikindi cyaranze tariki ya 8 Mata 1994 henshi mu Rwanda ubwicanyi bwakoranwe ingufu bushingiye ku mugambi wo kurimbura abatutsi. Guhera tariki ya 8 Mata 1994 ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu cyose. Irwankuba mu murenge wa Murambi hishwe abatutsi barenga 500 bicwa n'intera hamwe n'abaturanyi babo. Igitero cyari kiyobowe na Konsebizi Munguja warundanyirije abatutsi bose hamwe barabatwika. Uyu munsi kandi hishwe abatutsi ahitwa Mukaje mu kagari ka Rwimitereri umurenge wa Murambi no muri santere ya Rugwiro aho bakusanyirizaga abatutsi babashuka ngo niho babarindira nyamara ari uburyo bwo kugira ngo babicire hamwe. Ubwicanyi bwateguwe na Gatete Jean Baptiste afatanyije n'uwari konseye witwa Nkubana Jerome. Hishwe kandi abatutsi muri Orferna mu kagari ka Gakenke umurenge wa Kiramuruzi ndetse abatutsi benshi bari bahungiye kuri iyo Orferna bazi ko bari buhakirire ariko siko byagenze kuko baje kuhabicira abandi babajyana kubicira kuri Kiliziya ya Kiziguro. Abagize uruhare muri ubu bwicanyi harimo Gatete Jean Baptiste wazengurukaga mu imodoka ashishikariza abahutu kwica abatutsi, hakaza Munyabuhoro Pierre Claver wari konsiye hamwe n'izindi ntera hamwe zamugendaga iruhande zari ziyobowe n'abapolisi Rusagara na Deoniyo Nzima. Tariki ya 8 Mata 1994 hishwe abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata mu karere ka Nyaruguru. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyawera mu murenge wa Mwiri akarere ka Kayonza. Uwo munsi hishwe abatutsi bagera ku 500 bari bahungiye ku rusengero rw'Abadivantiste rwa Cyambara mu murenge wa Bigogwe muri prefecture ya Gisenyi hamwe n'abatutsi bari bahungiye mu bitaro bya Shyira muri prefecture ya Ruhengeri ni mu karere ka Nyabihu. Uyu munsi kandi nibwo hatangiye ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwatangiye muri komini Rutsiro muri prefecture ya Kibuye. Tariki ya 8 Mata 1994 kurimbura abatutsi byarakomeje henshi mu gihugu hakicwa umututsi wese hatitawe ku myaka afite, abana, abakecuru n'abasaza, abakuru bose barishwe kandi bicwa nabi. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe ari nabyo byihutishije ubwicanyi mu gihe gito hicwa benshi kandi bicirwa henshi.